kavuga bati ese kuri muvuga gutyo kandi mabaza bakakubwira bati uwo Yesu Kristo umuvuga ko ari we Mana kubera icyo ushaka kuzana ibyo ngibyo bindi kubera icyo nshaka kuzana ibyo okay dushatse kubisesengura byajya kure ariko ndashaka ngo wenda urugero rumwe rwonyine urareba igi mwese murarizi igi rigira imibiri itatu ariko byose ni igi urumva uko byagenda kose ari nacyo mbwira abanyarwanda ngo ibyabaye bye kuduheza aho turi ngo tugume tubitekerezeho ni byiza kubyibuka ariko ntibikwiye no gutuma duhora twihebye kuko Imana ni iri hejuru ya byose yashoboje abarwanyira urugamba bakarutsinda nubwo hari habaruguyemo ariko ntago ari byo turebaho cyane zari intwari kandi burya mu ntwari burya igihe ataburamo n'abagenda birumvikana ariko intego yagezweho kuko abanyarwanda turatuje ubu nicyo dushimira Imana yego rero umugambi w'Imana ku Rwanda uwo urakomeje ni nayo mpamvu twavuye muri bya bihe byari bitu hari icyo hejuru igikuta gikomeye hakabamo icyumweru hakabamo n'akindani k'umuhondo yego iyo ubyegeranyije cyangwa iyo ubibonye byose ni igi nk'ubu ngubu nkuyeho cya gishishwa nkakiguha nkakubaza ngo iki ni iki bavuga ati ni iki yego nakuramo iki imbere nkacyo ati ni iki nakuramo ak'imbere nanone bavuga ati iri ni igi ry'inkoko cyangwa ry'igisiga icyo ari cyo cyose rero data wa twese uri mu ijuru amen turabasuhuje abakunzi bacu uyu munsi murabona abatumirwa dufite kuri kamera yacu hano imbere murabona umukobwa mwiza ndetse n'umumama bari hano kuri kamera abakozi b'Imana uyu munsi twabatumiye baraje si ubwa mbere mama Pastor Rebecca mumubona hano yagarutse rero ari kumwe na mugenzi we rero mbere yuko wenda tubaha umwanya kugira ngo babasuhuze reka tubanze tubinginge dufate umwanya kuko turi mu bihe bigoye u Rwanda ruri kwibuka abantu bacu bazize jenoside reka dufate umunota natwe tubibuke mbere yuko wenda tugirana ikiganiro yego murakoze cyane rero reka tubanze tubasabe bibwire hanyuma turaza gukomeza tubagezaho icyo babazaniye uyu munsi karibu reka tubanzirize kuri Pastor Rebecca hanyuma namara kubibwira araza guhereza uyu mukobwa mubona haruguru mwiza cyane araza kubibwira babwire n'uwari we n'icyo akora mu murimo w'Imana hanyuma turakomeza gahunda karibu yego murakoze cyane amazina ni yayandi ntago yigeze ahinduka Pastor Rebecca Mutesi ntuye mu gihugu cy'u Rwanda ndi umubyeyi ushima Imana si ubwa mbere mumbonye ariko nkaba nezerewe kuba nazanye na murumuna wanjye yego nawe arabibwira mu kanya mukomeze muhabwe umugisha w'Imana amen yego murakoze ndabashimiye ko munyakiriye kuko jye ni ubwa mbere nanjye amazina ni Batamuriza Diana uyu ni sister wanjye nezerewe rero no kubana namwe kuri iyi TV nezerwa Imana ibaho umugisha natwe turakwishimiye cyane ni kenshi wagiye ubigambirira kugira ngo uze ariko hakagenda haboneka ibintu byitambika ntuboneke ariko uyu munsi niwo
Imana yari yashatse ko uboneka. yego murakoze cyane. Mwiyumvemo ikaze rero, Imana ibahereza umugisha. Pastor Rebecca we kuri channel yacu cyangwa se kuri televiziyo basanzwe ni umuntu bazi baganiza ijambo ry'Imana ubuhamya, ariko wowe ni ubwa mbere. Ndagira ngo ubwire abakunzi bacu uri muntu ki, urinde ukora iki mu murimo w'Imana, urinde ubibwire neza nk'umuntu ugeze kuri iyi televiziyo bwa mbere. Yego murakoze nk'uko nababwiye amazina. Nsengera mu itorero rya Heaven's Gate, umushumba waryo yitwa Pastor Kemirembe Jovia. Muri iryo torero ndi umuririmbyi, ndi umuyobozi w'abaririmbyi, ikindi ndi umudiyakoni, n'umurimo wose nshobojwe gukora kuko ari uw'Imana ndawukora. Murakoze cyane kandi nejejwe no kubana namwe nk'uko umuyobozi yabivuze. Nagambiriye kenshi kuza, ntibyagenda bikunda kubera impamvu zitandukanye cyane z'umurimo w'Imana, ariko uyu munsi ndanezerewe kubana namwe. Urakoze cyane mu bintu uvuze, hari ikintu numvisemo kandi nzi ko ari impano yawe cyane. Urugero nko kuririmba, ndabizi ko ari impano yawe cyane. Ufite n'indirimbo ujya uririmba kandi ukaririmba neza, kuko njye narakumvise. Ndatekereza rero ko ntakubeshyeye uri umuhanzi. Ntabwo ari cyane ariko yego uragerageza. Mbere yuko tukomeza tuganira muri iki kiganiro cyacu, twemerere nk'abakunzi bacu bumvise ko uri umuhanzi, bumvise ko uri umukozi w'Imana, uri umudiyakoni, ubanze ukore mu nganzo gake, ubaririmbira akaririmbo gatoya, hanyuma tuze gukomeza. Yego murakoze. Yego reka nkaririmbe. Abiringiye Uwiteka bameze nka wa musozi Siyoni ukomeye cyane utabasha kunyeganyezwa. Abiringiye Uwiteka bameze nka wa musozi Siyoni ukomeye cyane utabasha kunyeganyezwa. Haleluya haleluya, Mwami tuzamuye amaboko. Haleluya haleluya, tuguhaye icyubahiro. Haleluya haleluya, Mwami tuzamuye amaboko. Haleluya haleluya, tuguhaye icyubahiro. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Izina ryawe nsinjya nkunda kurimenya neza ni Diana. Ni Batamuriza Diana. Diana. Yego. Diana urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Uturirimbiye neza ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa iteka ryose. Amen. Haleluya. Ni ku Uwiteka uhereye none kageze iteka ryose. Bisobanuye ngo ni ubwishingizi bwa burundu. Hari ubwishingizi tujya tubamo hano mu isi, abantu ugasanga bafite za mituweli, abantu ugasanga bafite za rama, abantu ugasanga bafite za ememayi. Ubwo bwishingizi bujya bushira, n'ibinyabiziga byawe bifite ubwishingizi, n'ibinyabiziga bigira ubwishingizi, ndetse n'abantu bajya bubaka amazu bakayagishyira mu bwishingizi. Ubwo bwishingizi bwashira bagasubira kongera gushinganisha bundi bushya, bakagira ibyangombwa basaba ndetse n'amafaranga bakongera bagashinganisha. Ariko Uwiteka Imana yacu nimuvuge ngo amen. Abantu bamwiringiye abagota ibihe byose, nabwo ari agahe gatoya, ahubwo ni ibihe byose. Bivuze ngo rero abantu bagize umugisha bakabana n'Uwimana yo mu gihugu cyo mu ijuru, bari mu bwishingizi butarangira. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Diana nk'umukozi w'Imana w'umuhanzi waje hano, umukozi w'Imana, turagira ngo utubwire, uduhe ku buhamya,
tubwire Diana uwuriwe wabaye uwuriwe uvuye byagenze bite kuko numvise uraririmba neza ufite ijwi ryiza kuko abakunzi bacu uraza kongera ubutekereza kandi karirimbo uza kubaririmbira ariko mbere y'uko ukaririmba banza utubwire wowe wabaye uwuriwe bigenze biti kugira ngo uburirimba gutyo kugira ngo uvuga ngo abiringiye Uwiteka bimeze biti niko wavutse byaje nyuma byagenze biti murakoze ntabwo ariko navutse navutse mu muryango iwacu ari abanyedini bari abadive ariko kubera ko urumva iyo uri umwana ujya aho ababyeyi baba bari basengera nangwa se ibyo bakora mu rusengero nangwa se mu makiriziya niko twabyita nkura gutyo nkurira mu idini ariko ndirimbana n'abandi nubwo nari umwana kugeza menya ubwenge nkakomeza ndirimbana n'abandi hanyuma rimwe nza gukizwa mva mu badive maze kumenya ubwenge nanjye mpitamo kujyaho numva umutima wanjye ubohokeye hanyuma nisanga n'ubundi nkomeje gukora umurimo w'uburirimbyi ariko ndirimbiza abandi wavuye mu badive ujya he njya mu barokore yego bivuze ngo wari uri mu badive uza kubona ko ugomba kurokoka urarokoka ndarokoka yego ndakizwa ariko nkomeza gukora umurimo w'Imana w'uburirimbyi n'indi mirimo nkayiyumvamo cyane nk'ubudiyakoni ariko cyane cyane nkunda kuririmba yego hanyuma iyo ndirimbo nangwa se ako karofure mbaririmbiye gatoya nakanjye hanyuma nabayeho mu buzima bwo kutishima ntarakizwa kuko twakuze tutabona umubyeyi wacu nkurikije n'ibi bihe turimo yaguye ku rugamba yaje atabaye ntiyongera kugaruka ntitwongera kumubona nkura ntafite umunezero bitewe n'uko ntabonaga dadi twabanaga na mami twenyine kandi adusiga turi abana ariko ngeze mu rusengero maze kurokoka niho natangiriye kuzana umunezero ubuhamya bwanjye ho gatoya hanyuma kuririmba bikanezeza kurusha ibindi byose bituma mbikunda noneho n'aka karirimbo kaje nicaye ahantu ndi njyenyine numva karaje nguma gutekereza kuri iyo ndirimbo nza gusoma icyanditswe kiri muri Zaburi ndakeka kijyanye n'iyo ndirimbo Zaburi 125 murakoze cyane Zaburi 125 nyisomye numva iyo ndirimbo iramfashije cyane nsanga nta kindi kintu umuntu akwiye kwiringira uretse Imana kuko nabonye nk'umunezero ntabwo najyaga nseka nabagaho nigunze ngira musaza wanjye dukurikirana wigeze kumbaza anjyana ahantu arambaza n'iki cyakunezeza wambwira nkajya mbona useka hanyuma numva ntago kibaho kubera ko ari umwana numva ntago yabishobora ariko maze kugera mu nzu y'Imana maze kwakira agakiza maze kumenya kuririmba ko bibohora numva mbohotseho kurushaho numva iryo jambo niyo ndirimbo biramfasha yego nubwo buzima bwanjye nicyo cyatumye mbo muririmbyi nangwa se nkunda kuririmba nangwa nkunda kuba mu nzu y'Imana yego murakoze Imana nikomeze kugushyigikira cyane kandi ikomeze kukwagurira imbago kuko nakumvise uririmba ndavuga ati uyu muntu arimo umwuka w'Imana niyo mpamvu twifuje ko muza hano abakunzi bacu bakabumva hanyuma mu kanya urabutegura akaririmbo kugira ngo uze kuturirimbira ubivuze neza uravuga ngo wicaye ahantu wumva akaririmbo ubu ushobora no kwicara hano kumva kandi karaje Yesu ashimwe cyane reka rero nabonaga Pastor Rebecca nawe arimo anyicira akaje atariko ngewe ko ntaba mvuga Pastor Rebecca nawe turagira ngo Pastor Rebecca uri umukozi w'Imana uri pasiteri ariko nawe ntabwo wabaye pasiteri gutyo hari ahantu byagize bite byavuye Diana amaze kutubwira ngo nge ntabwo nishimaga ariko maze kwakira agakiza Imana yampaye ibyishimo ntari mfite nawe turagira ngo turakubona uri umumama mwiza uri hano imbere yacu abakunzi bacu barimo barakureba niki ariko se bimeze bite kubera ko hari abantu bakunda kuvuga ngo naka gasura no kubera Imana nawe nako gasura no kubera Imana cyangwa se wowe n'ibintu byawe wavukanye byo mu muryango nawe turagira ngo wibwira abakunzi bacu
bacu. Impamvu ndi kuvuga kubibwira sindi kuvuga amazina. Bajya bavuga ngo buriya barokore bajya bamenyanira ngo kuri ministeri Karago cyangwa se aho bari kuvugira Imana, wavuga Imana neza bagahita bavuga turiya muntu ni uwacu, ni wo mu bacu. Rero nawe turagira ngo utwibwire, ukore mu nganzo, vuga atari ko nabayuyu yansanze nigaragura mu ivati irangije igira ite inkuramo, none uyu munsi ndashima iki Imana. Reka tukureke nawe ukore mu nganzo wibwira abakunzi bacu. Murakoze cyane. Yesu aguha umugisha. Yesu aguha umugisha. Yego. Ni birebire cyane ariko Imana imfashe mbivuge neza. Mfite ubuhamya bwinshi nabibwiramo ariko Umwuka Wera araza kumfasha. Nanjye ntatandukanyeho gato na sister wanjye, navutse mvukira muri famille mama na papa ari abadive bakunda ijambo ry'Imana, bo ku munsi wa gatandatu isabato. Urumva bimwe ndagenda mbivuga wenda nabi kuko narabyibagiye iby'isabato, nagiye mbivamo. Tukajya tujya gusenga, badutoza gusenga cyane cyane papa buri saa 11 za mu gitondo yarabyukaga. Imana imuha iruhuko ridashira, yitabye Imana. Yarazindukaga kare cyane agatangira kuririmba, karirimba aramya Imana za ndirimbo zo mu gitabo. Ubwo natwe nk'akaririmbo wenda yakunda kuririmba cyane ni nk'akahe niba ukibuka? Arakarimbo biba mu gitondo nkazi mu rundi rurimi ariko nako mu gitabo kavuga ngo biba mu gitondo na nimugoroba. Na sister wanjye arakazi cyane yakaturirimbira, ariko ngo biba mu gitondo ntugati mu kindi kirimi mu rundi rurimi wenda uzi uko bakaririmba byangora. Biba mu gitondo nemukubasiga awatari kutyane kubana tisa. Mbese biba mu gitondo, biba mu kigoroba, biba igihe cyose biba, udatinya igihu, udatinya ubuzima cyangwa ikirere. Yego. Ubwo rero iyo ndirimbo urumva biba mu gitondo ni mu Kinyarwanda. Noneho hari musaza wanjye kuko atarazi Ikinyarwanda neza, ati daddy aravuga ngo biba mu gitondo. Okay, birasekeje ariko na kantu papa tumwibukiraho cyane k'iyo ndirimbo ngo biba mu gitondo. Noneho byadukuriyemo natwe. Ubwo yarangiza kuririmba iyo ndirimbo akaduhamagara twese, kwanza ni nka alarm cyangwa reve twari tumenyereye, twakumva atangiye kuririmba twese tukabyuka tugasoma ijambo ry'Imana na mama twese hamwe. Hanyuma dukurira muri ubwo buzima bwo gusoma ijambo ry'Imana, kumenya Imana. Ariko igihe kiragera kwa kundi tujya mu ishuri hakajya haza abantu baza kutubwiriza ubutumwa. Muri uko kutubwiriza ubutumwa natangira gusenga ariko nkumva hari indi Mana itari yayindi dora dusenga buri gitondo. Noneho ariko Pastor Mutesi ubundi abantu baduteze amatwi bashaka kumva ya Mana, bakumva hari Imana nyinshi kandi hari abantu benshi bazi ko Imana ari imwe. Dukeneye ko n'abantu bazatwandikira muri commentaire bakakubaza, ukeneye kukubaza akakubaza, hanyuma ukagenda basubiza. Hanyuma Imana ubundi ni zingahe? Ko nigeze numva hari umukozi w'Imana umwe nigeze numva wigaga mu gihugu cyo hanze, hanyuma tubwira ukuntu yigaga mu gihugu kirimo Imana nyinshi ariko afite Imana yitwa Uwiteka. Hanyuma yigaga muri kaminuza,
bajya gukora ikizamini buri wese akagenda hari agakora mu gikapu agakuramo akamana kiwe, yarangiza ukabona akagapfukama iruhande kabumbye, noneho wowe ngo akabitegereza akabareba akagenda akabwira Uwiteka, akambwira ati wite nzi kurusha ziriya mana zose kugira gute gukomera, witamurure kandi ugira ute wiyerekane. Uwiteka akitamura ngo akamuha amanota meza aruta ya za mana zimwe zibumbye. Turagira ngo rero abakunzi bacu basobanukirwe ko hari imana yitwa Uwiteka itandukanye na za mana z'ibibumbano, itandukanye na bya bintu abantu bagenda bikubita imbere ngo ni imana bitavuga bitanumva. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Abahanuzi ba Bayali ngo ku musozi w'i Karumeli barakotsoye bahamagara imana yabo, Bayali ntiyabumva ntiyigera inanavuga, ariko ngo Eliya umuhanuzi ageze ku isaha zo gutamba igitambo cyane mugoroba, Yesu ashimwe cyane, abwira Uwiteka imana yacu, arabibwira ati Uwiteka mana ya Yakobo, mana ya Aburahamu, ndagira nge nsanzwe nkuzi, ariko uyu munsi ndagira ngo nabo bahanuzi ba Bayali bamenye kuri Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo imana ihita imanura umuriro utwika igitambo, ngo za nkwi zirashya n'igitambo kirashya, ngo umukungu gukamya y'amazi Eliya yari yasutseho. Imana yacu tugirire neza. Ndagira ngo rero abakunzi bacu ukanyuremo nako kuko turimo turihuta, ukanyuremo neza ubabwira ati imana ziratandukanye, kuko wumvise iyo mana atari yayindi, hari indi mana ukeneye. Nkuko ngo Aburahamu yajyaga yikorera ibigirwa mana agiye kubicuruza, ngo ariko yashyika ku giti kinini kingana umusozi wakacyegera akavuga ati busiba iki giti cyaba ari cyo mana, ngo imana ikamwitegereza ukuntu agenda ashakisha ukuntu yamenya imana nyirizina, ihita imuhamagara mu izina. Ndagira ngo rero usobanurire abakunzi bacu imana itandukanye n'izo ngizo. Reka nifashisha ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma ngo bazamenya gute batababwiye. Amen. Amen. Igihe cyose turi ku mashuri hazaga abakozi b'Imana batandukanye, bakaza bakatubwiriza ubutumwa bwiza. Buri butumwa ntabwo ari bwiza, ntabwo ariko buri butumwa buza bwose buba ari ubutumwa bwiza, ariko barazaga bakatubwiriza ubutumwa bwiza. None muri uko kutubwiriza ubutumwa bwiza, nkumva ubutumwa batubwira bufite itandukanyirizo n'ubutumwa nahoraga numva. Haleluya. Nkumva imana bari kuvuga itandukanye n'imana nsanzwe numva cyangwa amenyereye cyangwa nzi. Muri ubwo buryo rero nahisemo gukurikira Uwiteka imana yambwirwaga. Amen. Iyo mana ariyo mana ya Isirayeli, iyo ngiyo mpitamo kuyikurikira, kuko numvaga wajya mu madini yandi bitandukanye, iyo mana itandukanye niyo twari dusanzwe twumva. Kandi ikindi dufite imana ivuga Abisirayeli, yego, Abayuda. Haleluya. Dufite imana ivuga. Noneho abantu babifate nabi, ariko hariho n'imana zitavuga, cyane cyane izi ngizi ziri hanze hano. Amina. Ugasanga abantu barasenga ariko nta mwuka wera, nta mwuka w'Imana. Imana yacu ya Isirayeli rero ariyo se wacu n'umwana Yesu Kristo n'umwuka wera birakorana. Njyewe rero nahisemo kugendana n'Imana Data twese uri mu ijuru, Yesu Kristo n'umwuka wera. Ugiye aho ngaho ubwo ni harimo babandi bari buze no gutera amabi bakavuga bati ese kuri muvuga gutyo, kandi baza bakakubwira bati uwo Yesu Kristo umuvuga ko ari we mana, kubera icyo ushaka kuzana ibyo ngibyo bindi? Kubera iki nshaka kuzana ibyo? Okay. Dushatse kubisesengura byajya kure, ariko ndashaka ngo wenda urugero rumwe rwonyine. Urareba igi mwese murarizi. Igi rigira imibiri itatu, ariko byose ni igi. Urumva? Hari
hari icyo hejuru igikuta gikomeye, hakabamo icy'umweru, hakabamo n'ak'indani k'umuhondo. yego iyo ubyegeranyije cyangwa iyo ubibonye byose ni igi. yego nk'ubu ngubu nkuyeho cya gishishwa nkakiguha nkakubaza ngo iki ni iki, bavuga ati ni igi. yego nakuramo icy'imbere nkacyo ati ni iki, nakuramo ak'imbere nanone bavuga ati iri ni igi ry'inkoko cyangwa ry'igisiga icyo ari cyo cyose. rero data wa twese uri mu ijuru, amen, Yesu Kristo n'Umwuka Wera ni umuntu umwe, amen, bagaragara mu buryo butandukanye. amen, haleluya, amen, bagaragara mu buryo butandukanye. amen, Imana data yo mu ijuru yaremye isi n'ijuru, yego noneho ishaka kwigaragaza mu ishusho y'umubiri, yohereza umwana wa Yesu Kristo. Amina. amen, noneho igihe kigeze agiye kujya mu ijuru, aragenda ariko aravuga ngo sinzabasiga mwenyine, nzabasigira Umwuka Wera. muri make ni Imana imwe kandi ni ubutatu butagatifu, batubwira bw'Imana. nuko naje kwakira Yesu Kristo, menya Imana ivuga, namenye ko iyo ahantu hari Umwuka Wera Imana ijya iduha amakuru, Imana iduhishurira amabanga menshi. nuko ndumva mu ncamake ari ibyo. yego nakira agakiza, ndabatizwa, ngenda buhoro buhoro nkura mu Mana, kuko uru rugendo turakura. nk'uko umwana avuka agatangira kugenda buhoro buhoro, nuko ndakura, ntangira kuvuga ubutumwa pole pole, nuko mba umuyobozi w'urubyiruko, mba umuvugabutumwa, gutyo progressively ngenda nkura n'ubu ndacyakura, kuko nta muntu ujya ubimara y'iby'Imana. kumera nk'aba nzi umuntu uherutse kuganira wakutse amenyo, navuga ese mugabo bimeze bite? ati witwa nde? hoya ati ntago nakwivuga amazina, ntabwo ndakura. naho yesi umuntu yivuze ntagakura. ariko we ntabwo ibona yuko n'amenyo yanjye atari yamera, kandi ubwo yarakutse ni umusaza. yego narasetse ndatembagara. yego tukiri aho ngaho, ndagira ngo wenda tugira ku musozo w'ikiganiro cyacu. yego sinzi nimba na mugenzi nawe wamuha mikoro nawe tukamuganirizaho gake, byangwa bakaza no kuturirimba kuri ka karirimbo. muratubwira ko mwamenye Imana kandi ari na byiza, ariko hari abantu usanga batari bakebwa cyangwa se batari babyarwa bwa kabiri, Umwuka Wera abe yabasanga, bareke ibintu by'inzangano mu mitima, bareke ubuhemu, bareke amacakubiri mu mitima yabo. ubu ngubu turi mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside. wowe ntago ujya uhura n'abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside batari bakizwa ngo bakire Umwami Yesu umukiza muri bo? ntabwo babura, ntabwo abantu bose ariko bakijijwe. yego kandi sinaka abantu bose banakizwa ngo bahere ko bagere ku musaraba, nanga Mwuka Wera basange nk'uko wenda nanjye yansanga. yego duhura nabo. uhura nabo? yego. iyo uhuye nabo nta magambo wajya bakubwira akomeretsa cyangwa se ashaririye atari meza? yego, kuko urumva iyo umuntu adakijijwe nta magambo ahumuriza agira. iyo umuntu adakijijwe aba yemerewe gukora ibintu byose ashaka. ibintu byose? yego. mbese abari biri hanze abari biri hanze pe bakorerwa ibyo ngibyo, kuki usanga badahinduka? biterwa n'iki? hari igihe biterwa n'uko umuntu aremye, kuko dukurikije ku byabaye muri iki gihugu, ni koko ni jenoside yakorewe Abatutsi. yego. ariko abayikoraga ntago ari bose. ntago ari bose. yakorewe Abatutsi, urumva ahatari Abatutsi, reka mbivuge gutya, tuvuge ngo ni Abahutu, kuko niko twabisanze, ni nako biri, ariko siko bose bayikoze. harimo abari bafite umutima wa kimuntu, kuko harimo abagenda batanga ubuhamya. nari umwana nibyo numva nanjye, abagenda batanga ubuhamya, kuko hari abo bahishe. kuko nanjye hari abo numvishe mu muryango wa mama, kuko bari batuye inaha i Butare, hari abo bahishe. rero jyewe naje gusobanukirwa ntanjye maze gukizwa, ntago mbreminga cyane
bariya bantu kuko hariho n'utari we ufite umutima nk'uwo nguwo rero nkeka ko impamvu yabateye gukora cyane biriya ntabwo bari bafite imana iri muri bo nangwa se umwuka wera yego kuko Bibiliya iratubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana yego abenshi ntabwo bari bakijijwe kuko hariho n'umuntu ubu ngubu kuri iki gihe n'umuvandimwe nangwa se n'inshuti yagukorera ibintu bitari byiza kandi ntabwo aba abaye muri iki gihe turimo ntabwo aba yari ari muri iki gihe uyu munsi turimo cyo kwibuka abanyarwanda yego rero ahubwo numva ubuhamya natanga ari uko abantu twakwakira Yesu nangwa se niyo tutakwakira Yesu twese kuko twese ntitwemera kimwe ariko tukagira umutima wa kimuntu ukagira intambwe utera ukagira intambwe utera yo gukunda mwene so uwo ari we wese urukundo nicyo cya mbere yego kuko twese turi abantu kandi turi umuntu umwe yego kuko twese waba uri we wose ubwoko ubwo ari bwo bwose twaremwe n'Imana rero kuva twararemwe n'Imana dukwiye kuba umuntu umwe tugakundana tukareka amacakubiri tukareka kwirema ibice na Bibiliya bivuga ngo mureke kwirema ibice tukareka kuba nasanze baca umugani ngo imbazanyamoko tukareka kubazanyamoko nangwa akarere runaka umuntu aturukamo kuko twese turi abanyarwanda kandi turi umuntu umwe wasangaga kera bajyaga kwaka akazi abana b'abakobwa cyangwa se abasore ugasanga barakubaza ngo uwo kwande uri mwene nde nk'ibyo ngibyo wowe hari ahantu wari wajya ibyo bintu bakabikubaza muri iki gihe ntabwo ibyo byo byabura kuko ni umuco w'abanyarwanda yego hari aho wageze barabikubwira ibyo bintu ntabwo bakubwira ngo uri mwene nde hari ikindi bagamije yego ni ukukumenya use uri uwo kwande uri umwana wande wenda bashaka kumenya iso birashoboka ko yaba yaranaturanye nawe nubwo mwebwe mwaba mutaziranye ariko wenda uwo nguwo ukubaza yaraturanye na so uwo rero nasanze ari umuco wo kwibwirana muri make wo kumenya uwo uri we jyewe nanjye nawe wowe ukamenya jyewe uwundi we ubwo wenda ari nk'ahantu ugiye kwaka akazi wakwivuga bisekuruza bikangira akazi bakakwimye oya ibyo ni bya bindi turimo kuvuga ngo nitugire urukundo ntabwo tuzaba ibyo kubazanya ibyo ngibyo kuko niyo tugiye gusaba akazi muri leta nangwa ahantu runaka dutanga CV yacu nangwa CV niko nabyita CV ni imyirondoro y'umuntu niyo mpamvu nakubwiye ngo ni umuco niba nabyita uw'abanyarwanda nangwa uw'abantu bose muri rusange icyo ashaka kugushaho jewe ndashaka kugira ngo numvishe abanyarwanda n'aduteze amatwi bose n'inshuti z'u Rwanda zumva ikinyarwanda kera iyo watanga nk'umwirondoro gutyo ugiye nko kudepoza ahantu bamenyaga ko uri ubwoko ubu n'ubu uri mwene nde akazi bakakakwima ibyo bintu ubona ari aho kibibona mu Rwanda kujya wakwima akazi kubera iyo mpamvu oya nta ibyo ngibyo uwabikora kuko abantu bafite imitekerereze itandukanye ni nka wa wundi ujya kwaka akazi ku bakobwa nangwa ku bamama akagusaba ruswa y'ikintu runaka yego y'umubiri wawe nangwa se y'amafaranga cyangwa y'amafaranga yego uwakora ibyo ugifite ibyo ngibyo mu mutima we ni nk'uwakora n'ibyo nanone ariko ubundi ntabwo bikiriho yego dusoza ndagira ngo n'ubundi udushyira akaririmbo n'ubundi kadushishikariza gukunda Imana cyane kuko nicyo kintu kizatuma abantu bareka inzangano mu mitima yawe nibegera Imana bagakizwa murakoze nkurikije igihe turimo cyo kwibuka abacu bazize jenoside yego hari amagambo meza y'Imana njya nkunda kandi abatubanjirije bayavuzeho avuga ko uko byagenda kose umuntu iyo Mana yavuze kubaho ubaho kandi nanone nanjye muri iyi ndirimbo ngiye kuririmba avuga ngo umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu uko byagenda kose ari nacyo mbwira abanyarwanda ngo ibyabaye bye kuduheza aho turi ngo tugume tubitekerezeho ni byiza kubyibuka ariko ntibikwiye no gutuma duhora twihebye kuko Imana ni iri hejuru ya byose yashoboje abarwanyira urugamba bakarutsinda nubwo hariho abaruguyemo ariko ntabwo ari byo turebaho cyane zari intwari kandi burya mu ntwari burya igihe ataburamo n'abagenda birumvikana ariko intego yagezweho kuko abanyarwanda turatuje ubu nicyo dushimira Imana yego rero umugambi w'Imana ku Rwanda uwo urakomeje ni nayo mpamvu twavuye muri bya bihe byari bitukomereye uyu munsi tukaba turi ku rwego turiho uyu munsi amen rero ngiye kuririmba aka karirimbo wenda
mu magambo makeya nangwa se gahinnye yego kugira ngo abanyarwanda dusubiremo ibyiringiro. yego karavuga ngo mugambi w'Imana niwaburizwamo n'abanzi bose bahaguruka ibibazo nabyo bikiyongera ikimana yagambiriye kuri wowe kizasohora ikimana yagambiriye kuri wowe kizasohora iyo mana yacu irakomeye ntawayiringiye ngo zakorwe n'isoni iyo mana yacu irakomeye ntawayiringiye ngo zakorwe n'isoni. Yewe mwene data humura witinya ibibazo byawe Imana irabizi iyo bivuze nizabikora komera gusenga wihanganiza gusubiza komeza gusenga wihanganiza gusubiza iyo mana yacu irakomeye ntawayiringiye wazakorwe n'isoni. amen murakoze cyane. mbega indirimbo nziza cyane. iyo mana yacu ni nziza nawe yiringiye ngo akorwe n'isoni ni byiza cyane. yes hanyuma buriya ngo iyo umuntu avutse cyangwa se umwana avutse ntabwo aba avutse ku giti aba afite ababyeyi akomotseho. ikindi nanone burya ngo iyo igiti gishibutse buriya hari ukumera kw'igiti ariko hari no gushibuka kw'igishyitsi. rero igishyitsi iyo cyongeye kumeraho amashami bumvika hari ahantu gishibutse ni ku gishyitsi cyacyo siko bimeze. iyi mpano wowe uyikomorahe? ntabwo namenya ngo nyukomoraho uyu munsi cyangwa ugiye kumera nka Eric Senderi wigeze yaririmba indirimbo ngo guhanga si uguhanga ngo guhanga ni agahinda natewe no kubura abanjye. hari amateka wenda yakomeje kukubera wenda mbogamizi cyangwa se yakomeje hataho muri wowe kumva kurwaniyemo bigatuma winjira mu guhanga wabyumvisemo wajya kuryama ukarota uririmba bimeze biti cyangwa se nawe guhanga bitewe n'amateka? oya ntabwo ari amateka uretse ko no kubirota ubundi ibyo ndota sinabyo nkora. ngewe ukundi kenshi ndota mbwiriza kenshi njya no gukizwa ahubwo uri pasiteri nizo nzozi nagize. ntago uko ndirimba sinjya mbirota gusa n'impano nkeka Imana yampaye kuko nta dadi tutamuzi ntago naganiriye nawe ngo mbe naramenye ko wenda yari umuririmbyi ariko yakundaga ibintu by'Imana nubwo yari umudive. papa wawe yaratashye? yego nabivuze ntangira yaguye ku rugamba. yego nari mbikubwiye kubera ko dadi ntagize amahirwe yo kuganira nawe ngo menye impano yari afite ariko mami we dufite iyo mpano y'uburirimbyi yo ntayifite gusa ni umuririmbyi mu itorero asengeramo ariko ntabwo ari cyane. rero iyo ndebye nsanga ari impano Imana yampaye kuko n'abasaza banjye nabo ni uko nubwo ntawe urahanga indirimbo ariko ni ibintu twakuze twisanga dukunda kandi tubikora neza. ni ukuri Yesu aguha umugisha. hari indirimbo wamaze gusohora ziri hanze se? oya nazo ndasohora. yampaye ntazo kandi uzi kuririmba ugahogoza gutya? gusa ariko iyo nahereyeho n'iyanjye ubwo ndakeka isohotse. ngayo nguko rero hanyuma Imana niyo muterankunga wa mbere sibyo? iyo wizeye iguha amafaranga ujya muri studio iguhe n'umugabo mu izina rya Yesu. iguhe n'umugabo kandi ndabyatiwe ndi umuhanuzi. Imana ishimwe. ndagira ngo n'ubundi nawe ufite mikoro uhite udusengera dusoze ikiganiro. murakoze cyane data ndagushimye ndaguhimbaje uyu mwanya turi imbere y'amaso yawe ducishijwe bugufi cyane kuboko kwawe gukomeye. turagushimiye mwami Imana ko wabanye natwe dutangira kugeza uyu mwanya turi imbere y'amaso yawe. wakoze aho twatandukiriye utubabarire kuko ari imbabazi zawe zihoraho iteka ryose.
turagushimiye mu gihe wabanye n'abanyarwanda kuva uremera u Rwanda n'abanyarwanda wabanye nabo kugeza n'uyu munsi bacyari kumwe natwe. Turagushimiye ku bw'abo warokoye mwami igihe cy'itsembatsemba nangwa se cya genocide yakorewe abatutsi. Turagushimiye ko waturinze ukarinda ababyeyi bacu bariho, ukarinda abayobozi b'igihugu, ukarinda ingabo, ukarinda polisi, ukarinda abanyarwanda muri rusange. Turagushimiye mwami. Turagushimiye natwe warokoye mwami ukadukura mu byaha mwami wanjye, tukaba turi imbere tuvuga gukomera kwawe kuko niwe wadushoboje. Ndabizi neza si imbaraga z'abana b'abantu ahubwo ni ugushobora kwawe mwami, kuko waravuze ngo byose tubishobozwa nawe. Turagushimiye rero no kubw'iki kiganiro, nuhabwe icyubahiro. Dushimiye abayobozi b'iyi televiziyo ya Nezerwa TV bakomeje kubana natwe no mu minsi yindi yose iri imbere. Ubwo tuzongera kugaruka ahangaha tuzasange mwami hari iterambere ryabayeho kuri iyi televiziyo, kandi natwe wongere kuduteza intambwe mu buryo bw'umwuka. Urakoze rero ku bwa byose, izina ryo nirihabwe icyubahiro none ibihe byose, ni mu izina ryo dusengeye mudushima. Amen. 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 Amen.